bagagamburuzwa n'ibibazo, bakabona iminota mike isigaye bakavuga ngo n'ubundi ntawe twacishamo ngo bagende, bagafata icyemezo cyo kubireka burundu. Uko ni ukugamburuzwa. Ikindi, ibyo mwakuyemo nk'amasomo meza byinshi mwabivuze, gushyira hamwe, gufatanya, kwizera abagiye kuwutwara uko mwagendaga. Ariko ikindi nabonye cyagaragaye ni uko hari abantu bageze baridamararira. Kudamarara twese turabyumva. Hari abantu bagezeyo aho gufasha abandi guterura abasigaye bariyicarira. Hari amasibo naciyeho ndababaza ntese ko mudafasha abandi kuba mwazana abasigaye, barambwira ngo nta mbaraga dufite. Ese buriya imbaraga ni ingufu gusa? Ntushobora no kubwira abandi ngo ndabona twaterura dutya. Icyo rero nacyo nakibonye ni fail pe. Kuba washobora kuba warahawe amahirwe, mu mahirwe make igihugu gifite bakaguha buruse, bakakubwira ngo jya kwiga, kandi wenda ayo mafaranga yashoboraga kujya ahandi. Hanyuma wagerayo warangiza kwiga, aho kugira ngo uzaze wenda ushinga umushinga ushobora guha abandi akazi batashoboye kujya kwiga, nkaho wagiye kwiga ukaza ukikorera ibyawe bidashobora kugira abandi akamaro. Murumva tutaba dutsinzwe bikomeye cyane. Hanyuma ziriya twavuga nka ziriya nzira mwaciyemo cyo kwita imigozi, umuntu agende yongere yicare ku giti cye avuge ngo ibibazo cyangwa inzitizi dufite muri diaspora ni ibihe, ku buryo twabishakira n'ibisubizo. Hanyuma mu gusoza, naho umwanya uhagarariye CI muri aka kanya, Chief Extractor, akabaha impanuro zisoza iyi session. Murakoze.